ariko abantu benshi ntabwo bazi iryo banga. Ariko Imana ishimwe kuko yadwishuriye ayo mabanga. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Abakorinto igice cyaho ni cya 6 umurongo wa 14. Aravuga ngo ntitukifatanye n'abatizera tudahuje. Mbese umucyo n'umwijima byabana bite? Kristo na Beliyali bahuriye he? Ko turi abagorozi duhuriye he n'abasepaki? Daho Wenda muragira ngo nakandu koroshe. Hari n'abantu bajagayo arababwiriza, arabigisha, akajaho none kuri Sabato mukagira ngo yarwaye ariyo yari yagiye. Nangwa yari yanarwaye koko. Arangije bari yaje gushaka ubufasha. Akabona umubwira ati rero wewe igire mu mujambo. Urareba ibintu byose birikora. Hari yarumugabo uri kurangura ibiganza bigaca. Ku Isabato akajayo mukagira ngo yateraniye ahandi nangwa yarwaye. Ku yindi Sabato akazaza ati ndanubwo heruka no kutwigisha mwana twigishe. Nawe akigisha. Umva iki ijambo ry'Imana ryabwiye abantu bafite iyo ngeso. Abakorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo waho wa 21. Abantu bakora icyo tuvuze. None kuri iyi Sabato akaba yagiyeyo, kuri yindi akazaba ari hano tena akadutambirira. Ibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu, kandi ngo munywera no ku gikombe cy'abadayimoni. Ibishoboka ndimushobora gusangirira ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Ibishoboka cyo ni ikindi cyaha cya kabiri cy'uburozi. Ni ku ijambo ry'Imana rero. Umwami umwe w'Abisirayeli, soma Abami ba kabiri igice cya 1 umurongo wa 2. Yakoze ibimeze ngibyo ibyo tuvuga. Aha bamaze gutanga igice cya 2. Abamowabu bagomera Abisirayeli. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirisha y'insobekerane y'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa akurizamo kurwara. Bukeye atuma indumwa arazibwira ati nimuje kundaguriza Baalizebuli imana ya Ekuroni ko nzakira iyi ndwara. Yari umwisirayeli ndetse umwami. Mwumva ko bigera n'igihe n'abayobozi nabo bakajayo, n'abigisha, n'umudiyakoni yajayo, n'indumwa yajayo, n'umuririmbyi yajayo. Ati muje kumbariza kuri iyo mana ya Ekuroni nimba nzakira, nimba nzabona amafaranga. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'Itishubi, abwira wa muyobozi ushinzwe kurinda imitima yacu ngo uzayibaza, ati haguruka uje guhura n'indumwa z'umwami w'i Samariya, uziteshe uzibwire uti mbese icyatumye muja kuraguza Baalizebuli ikigirwamana cya Ekuroni nuko ndamana iri mu Isirayeli. Abantu bazi gusenga bari mu bagorozi. Arahari barimo muri kujya mu jangwa ndabantu bazi gusenga bari mu bagorozi. Muri kujya kuraguza kw'icyo kigirwamana cyo mu Ekuroni ndabantu bazi kwinginga Imana bari mu bagorozi. Za ndumwa zahise zigaruka. Eliya nk'umuhanuzi
arababwira ngo musubireyo. Bagezeyo umwami arababwira ngo ko mugarutse bwangu, mugaruwe n'iki? Baramubwira ngo duhuye n'umugabo aratubwira ngo tugaruke tukubwire ngo uri kuja kuraguza mu basepa kenda abantu bazi gusenga bari mu magorofa. Umwami arababaza ngo uwo mugabo asate. Ati ni umugabo w'imbwembwe nyinshi kandi akenyeje umushumi w'uruhu. Uwo mugabo yarazi umuhanuzi, uwo murwayi yarazi umuhanuzi, uwo muntu yarazi uwo mukuru w'itorero. Aravuga ngo Dawudi ni Eliya w'Igishubi. Yakurikiyeho namwe muzabyisoma. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu bakora bene ibyo Imana ijambo rikomeye rimwe Kinyarwanda ni 372 icyigisho cya 32 372 haravuga ngo abantu bakora bene ibyo turi kuvuga tugezeho, abirengagiza ijambo ry'Imana bose bakanga kwiga amabwiriza shingiro akwiriye kugira ngo batitandukanya n'isi, bazarekwa kugira ngo birundurire mu buhakanyi, baciraho iteka abahakanye itorero ry'ukuri. Abanga kumvira ibyo bakiriye, abanga kumvira ibyo twiga, Imana izabareka kugira ngo bizere ibinyoma. Nyuma Pawulo ivuga iby'abo bantu batakiriye urukundo rw'Imana ngo bakizwe, igira iti icyo kizatuma Imana iboherereza umushukanyi. Nawe yaturasimbuka ego ni gutyo, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka, bitewe n'uko batakunze kugendera mu cy'Imana yavuze, bitewe n'uko basuzuguye iby'Imana byavugiye mu ijambo ryayo no mu bagaragu bayo, ribatesha, ribahugura, ribahana, ribigisha, ribinginga, bakaba bararisuzuguye. Icyo kizatuma Imana ikureka. Nubwo kiza guterana muno, Imana izakureka uzanayo batuka. Mu gihe utabikora wihannyeho, Imana yakurinda ubushukanyi. Abaroma igice cya 28 ho aravuga ngo nicyo gituma Imana ibareka ngo bizere ibinyoma, bagire n'imitima yabaye akahebwe. Wumvishije umubyeyi ari kubwira umukobwa we ngo yabaye akahebwe, uri umusore wayoberaho hano. Hari n'abakristo nabo bazaba akahebwe, bazagira imitima yabaye akahebwe. Arakomeje ngo mu ndwara zikomeye cyane umushukanyi akoresha harimo n'inyigisho ziyobya n'ibitangaza by'ibinyoma bikorwa n'imyuka mibi. Imwe mu ndwara Satani akoresha kugira ngo abone abayoboke, inyigisho z'ibinyoma ziherekejwe n'ibitangaza. Hari ahantu ijambo ry'Imana ryatuvuzeho riravuga ngo ubwoko bwanjye buyobejwe no kutagira ubwenge. Hari abantu bajaga mu cyumba akavayo yakize, ariko wakurikirana wamuganiriza yaba ataguhisha ibanga, akakubwira ati nta kindi pe bangaye keretse amazi, icyo akora bambwiye kumara iminsi runaka ndari kurya.
dusanzwe tutabigisha akamaro ko kwiyiriza ubusa. Ninde wababujije kubikora? Dusanzwe tutigishwa akamaro k'amazi. Nawe uzabe warwaye umaraga utari kurya ari kunywa amazi uzarebe kutazagira agahinda. Satani iryo banga rarizi n'abadayimoni n'abakozi bamukorera. Niyo mpamvu mugerayo bakabategeka icyo mwasuzuguye gukora. Mwasuzuguye kugikora muri mukuri, mugiye kugikora muri mukinyoma, ahasigaye mukire mutahe muri kwizera ko mwakize kubw'ibitangaza. Ukagira ngo amazi gari kugenda gari guheha ya myanda warunze mu gifu, igifu bitoro kutari kugibatizamo kwa mutwaro kikagenda kikaruhuka ugataha wakize igifu. Abagorozi bari basanzwe babikwigisha, warabisuzuguye kuko bo batagushizeho umufobe. Ugiye gutaha wizeye ibinyoma. Ariko mu Isirayeli hari Imana, ahubwo wowe wazi. Abantu rero inyigisho bakunda ni inyigisho ngo ziherekejwe n'ibitangaza. Niyo mpamvu abantu bameze batyo bazanayoba. Aho dusoreje ijambo ry'Imana riri kutwereka yuko bene aho hantu tutakwiriye kuhaja. Igitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze. Ikigisho kivuga ngo abungeri b'ibinyoma. Icyo gitabo kiratubwira ngo bene ayo materaniro naho tukwiriye kuyajamo. Ngo tuzayajamo igihe Uwiteka ari we wayadutumyemo. Bisobanuye ngo Uwiteka niba yadutumye kuri aba bantu ukaba yaduhaye message yo kubajanira, no twemerewe kuyagera mu tukaba tudacirweho iteka. Ariko ngo abantu bazajayo bitewe na za mpamvu zindi ziri kubajanayo, Imana izabarinda na marayika umurinzi ngo ntabwo azajana nabo. Hari abantu benshi bari kwanga gukurikiza ijambo ry'Imana rivuga kuko bazi ngo niba rikurikiza bazatandukana n'ibyifuzo byabo. Ejo bundi hashize nabonaga ibintu biri gutambuka hariya mu nzisiro, mu maparikingi, mu mihanda, mbese ibintu byari kivumbi na shashi. Ariko nitegereje mbona n'abantu biyita ko ari abatwara umuco. Nabo bari muri urwo rungano, nabo bari muri ayo madefili. Ijambo ry'Imana riratubwira neza riti umucyo n'umwijima bihuriye. Abo bandi ngo Imana ibashiraho akamenyetso. Cyabikora Imana kuko ari urukundo, yemera kunyurira mu bagaragu bayo igakomanga ku mutima wawe, bakakwereka ko ibyo bidakwiriye. Hari abaretse kujayo bitewe n'uko bateshejwe, kuko twumvishe ngo akamaro ka wa murinzi, ka wa muyobozi ni ugutesha, ni uguhana, ni uguhugura no kwigisha, kandi nawe afite kwihangana. Tujye tubasabira kugira ngo batazatubwira bakoresheje imvugo y'umuvumo. Tujye tubasabira kugira ngo batazabura kwihangana bagakoresha imvugo y'uburakari, umuvumo kukatwirubaho. Hari abantu biroha mu bintu ariko bamanjije guhanwa no guteshwa bakanga bakabirengaho. Abari amakosa ari kwiyongera ku yandi. No muri iri teraniro barimo, ariko Imana kuko ibakunda yashimye kubongerera agahe kugira ngo barongeremo agahe ko kwihana no kwatura ibyo bakoze, bongere kwihuza n'umuremyi wabo. Iyo myifatire y'ubupfayongo tuba twakoze kugira ngo twongere tutandukane nayo. Muri iri teraniro barimo, ejo bundi bari babirimo, abagabo n'abagore, abasore, b'abakobwa n'abahungu.
ariko Imana kuko idukunda ndaho yadutsinze aho hantu, ndaho yadutsinze ngakora cyangwa ngadatani cyangwa ngabiramu, ahubwo yatugeneye kandi gahe ko kugira ngo tubashe kukabyazamo umusaruro wo kwihuza nayo. Mbese waba witeguye kwihuza n'Imana? Nangwa waba witeguye kugenda urukwata Karoni na Mose ngo wisha abantu b'Imana? Imana ikaba yakongereye kano gahe kugapfusha ubusa. Imana ibiturinda kandi bitubabarire mu izina rya Yesu. Amen.